karibu tugende. Yes, twahageze. None se shiri kwatinze mwana waruri he? Uzi ko twe tugiye kwigenda. Umva tuba turi mu rugo nyine tubanza twitaraga parufe. Yesu uri kunurira uri guhumura. Uguzi kunuri guhumura. Urabizi? Keza. None se njye uri kumbona. Nawe uri keza pe. Sisi ko mwari mwatinze mwari mu mu. Funka! Funka! Oya, tuvugana utankora. Natagukora se kugukora. Kumva ushaka kumfata ku ngufu genda. Yesu! Seko kutabeshya uri kubona koko nagufata ku ngufu koko ngana gutyo. Ayo ute kutari kumwe. Shana kubonye neza pe. Ariko urakeye. Nokuri. Urakeye kabisa. None nta kuntu n'iki nyine n'iki gusa icyo utumva ni nsubiza ariko none se icyo utumva ni What do you do? nyine urakeye ngo umeze none se simbwiye ko nsanze meze neza umbwiye ko meze neza uragira ngo twongere I know now. You like a man? none se icyo ubonye yenda kigayitse kuri njyewe ni iki Apostle, we have this. njya buri reka nkubwize ukuri impamvu nambaye ibibodaboda uzi inkweto mba mfite Jordan ya Jordan igura 50,000 we buriya impamvu kwambara utubodaboda nyine ni kwa kundi ubora mu bikweto bishyushye ukaba ugenda n'utubodaboda nyine kugira ngo uturengeze ariko se sheri utambe bavuze ngo ufite iki Jordan koko uragifite ariko singe urumva kuko nakubeshyeye none se ubu nakubwiye ngo ngere buriya ngiye nimba hari ikintu nandukanye na twa dusore twiyemera ngiye sinjya niyemera magaze Jordan nziza ariko nawe uyibonye ngo sheri ngo bava tugenda uje kungurira icyayi It was at this moment that he knew he fucked up. amafaranga rero mba nayasize kuri banki ariko manza mfitemo desa nahita nkugurira ikidenjiga Yesu! ko nani se mugiye orayanze se desa ubu se kuva mu gitondo wakuriye anga sheri umva nawe urakabiri nyasubiza yose ushaka ngahe yasubizeyo pe nyine ushaka ngahe umva numvaga ko turagenda ukangura nk'agapura ka 5 ukanenyeza nk'agafana ipura ya 5 kuva navuka nanjye sinari nayita kujya nako naba nkubeshye kuva navuka sinari narya ipura ya 5 cyo kuri ya 50 yo narayiriye ariko ibihumbi ntago ari igiceri ibiceri desa byo ndabifite kabisa denji gurayiri we ninde wapfuye ninde shonga bajya kungurira ibitwa ari aharuguru Ibiryo Funka! Funka! Usiko nibutse amafaranga nasize mu rugo ariko amenshi abari kuri banki. So agura mirindazi na wogoze. ariko wa muhungu we waba ikigo ibiceri 5 koko nibyo yamagurukije ngo nze kukurebera Yesu! Yanze. 5 se ungenda yabuze Oya nkubwiye kandi nasize mu rugo niyo mfite. reka uzagenda uzabone kuyazana ni kwenda tuzavuga ngenda kubwiye ngo Koresha ngire neza aho. Umva se wowe nimba ushaka amafaranga ngwino tujyane mu rugo urumva niho nayasize. Nje kukwereka n'imisozi itaturira bwanjye. we ninde wapfuye ninde imisozi itatsubirira bwase njye niyo nshaka cyane ashaka amafaranga Tugenda nawe urayabona nari. reka ahubwo mvindira cyane Urabyanze?